turabasuje inshuti z'Umurunga family tunabashimira ko mwadukurikiye mu mafilime atandukanye. Ubu noneho twabazaniye undi murongo w'ijambo ry'Imana kugira ngo nabyo mujye murikurikirana kuko tuzi ko hari benshi barikunze kandi barikeneye. Muri aka kanya rero tugiye kwakira umukozi w'Imana atugezeho ijambo umwami Imana yamushyize ku mutima. Murakoze kunyakira. Imana ibahe umugisha, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Kandi ni ukuri iri ni ijambo rirema, ni ijambo ryubaka ubugingo. Abantu b'iki gihe rero muzasome cyane muri ziriya Bibiliya handitse ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Nibyo n'amafilime koko arakenewe kubera ko yigisha ibintu bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana ubwo rije dushimiye Imana ko rigiye kurema ibitandukanye. Reka tubanze dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimiye ko ari wowe wenyine ubasha kugira icyo urema kandi ukagikomeza. Tugushimiye ko ari wowe wenyine Mana iruta izindi mana zose. Uri Imana ikora ibyo wagambiriye, uri Imana ishyira ku murongo, uri Imana irema, uri Imana ishyiraho. Turagushimiye kubwira ijambo n'uyu mwanya, nuhimbazwe n'ikaze muri ryo, nuzurikoreremo, nuzuriherekesha ibimenyetso n'ibitangaza. Mwami Imana Nyiringabo, dusengeye abantu bose bagiye kubyumva n'abazaryumva kugira ngo iri jambo rizabagirire umumaro. Urakoze kumvishe gusenga mu izina rya Yesu, amen. Umukozi w'Imana kudusengera. Reka noneho twinjire mu ijambo ry'Imana. Njyewe umwakiriye nitwa Louise Nikuze, nawe watwibwira. Nitwa Julienne, ndi umumama, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Bacamanza ibice 14, duhere ku murongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko Samusoni aramanuka ajya i Timuna, abonayo umukobwa wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, maze azamuka abwira se na nyina ati, nabengutse umukobwa i Timuna wo mu bakobwa b'Abafilisitiya, none mu munsi abire. Nuko se na nyina baramubaza bati, mbese nta mugeni mu bakobwa b'Abafilisitiya, mu bakobwa ba bene wanyu cyangwa mu bwoko bwacu byatuma ujya gushaka umugeni mu Bafilisitiya batakebwe? Samusoni abwira se ati, nsabira uwo kuko ari we nkunda cyane. Ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Icyo gihe Abafilisitiya bari barahinduye Abisirayeli. Bakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana iyo urisomye Umwuka Wera akari gusobanurira, hari ahantu rikukura ari naho rigushyira. Dusomye ijambo ry'Imana rero rivuga ku mugabo witwa Samusoni, cyangwa se umusore kuko yari ataraba umugabo. Iri jambo rikavugamo na se na nyina. Uyu mudamu yari afite umugabo witwa Manowa, ntabwo bari barabyaye, bari ingumba niko birivuga. Ariko igihe kiza kugera Imana ibona ko ari ngombwa, ariko byabaye ngombwa kubw'impamvu Abafilisitiya bafashe umwanya wo guhindura Abisirayeli. Barabahindura. Imana iri mu ijuru irababara. Imana ishimwe. Imana iri mu ijuru irababara, yishakira inzira cyane ko itajya. Iravuga ngo no mu ngumba ngiye gucamo, ariko mbona ikintu kirengera ubwoko bwanjye. Uko waba uri kose Imana igukunda, nta muntu wemereye kuguhindura uko ashaka. Uko waba uri kose Imana ikwemera. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo mu mahanga yose
abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Ni ikosa rero kuba Imana ubwayo kwemera hakaza undi muntu wakumva ashaka kuguhindura uko abyumva. Ni muri urwo rwego mpumurije abantu bari kudukurikirana ko Imana itazigera ibura inzira. Haleluya. Imana ntizabura inzira mu buryo bwose ishaka kuzakurengera ku bantu bashatse kuguhindura uko utari. Birashoboka ko baguhinduye, birashoboka ko hari ukuntu bamaze kukugira kandi wowe atari kugomba kuba, ariko Imana haleluya ihagurukijwe no kuza kugushakira umuhozi, ihagurukijwe no kugushakira umuntu uzagukura muri icyo kintu. Imana ishimwe. Baraguhinduye bakwita amazina, baraguhinduye baraguhumanya, baraguhindura baraguhinamiranya, baraguhindura bakugira ikimuga, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Hari Imana itajya ibura inzira. Imana ishimwe. Nuko Imana ngo bitekerezaho iza kwa Manowa, ihageze iramubwira ngo ngewe ndaje kubw'impamvu izi nize arizo twasomye mu bice 14. Nuko uyu mubyeyi uburyo agomba kuzitwara yatwise uyu mwana, ndavuga ngo uyu mwana ntimuzanywe ibisindisha, ikindi ntimuzamwogoshe kuko azaba ari umukozi wanjye, azaba aje ari umunaziri. Imana ishimwe. Nuko uyu mudamu bagiranye ikiganiro gihambaye, aravuga ati cyamukaza kugaruka. Imana ishimwe. Imana igaruke ku bintu utari usobanukiwe, yongere ibigusobanurire kuko ni Imana ivuga kandi ikongera. Ni Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Imana igaruke. Haleluya. Imana igaruke. Haleluya. Nuko nguko babisenze, ngo basenze ngo Imana ize kugaruka, uwo marayika aze kugaruka ngo aragaruka, arongera barabibasobanurira. Maze kubibasobanurira nuko ngo Manowa yaravuze ngo icyamuye umuntu w'Imana akaza kugaruka, tukaza kumenya uburyo tuzitwara mu gihe cy'uyu mwana, mu gihe tuzaba tumutwite. Noneho rero ntiyashidikanyije kuko Imana yamubwiye intego. Burya Imana ikubwiye ngo nzagukiza ibifite impamvu, ntabwo Imana igikora ibintu biramupanga. Imana ikora ikintu kuko yagipanze. Yabwiye Kuro ngo nzakujya imbere kugira ngo, haleluya, iyo hajemo kugira ngo ibifite impamvu, ntabwo igikora ikintu kuko yubutse, ntikora ikintu kuko umuntu ayibwiye. Aravuga ngo jyewe Uwiteka Imana nzakujya imbere kugira ngo ngukingurire inzugi. Aravuga ngo kandi n'amarembo yawe ntazugarira. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho iza kwa Manowa biravuga ngo nzabaha umwana kugira ngo ambere umukozi kuko mfite umujinya, mfite agahinda kuko bagize gute, bahinduye ubwoko bwanjye. Imana ishimwe. Nibwo rero twarisomye ku murongo wa 4 cyane cyane, aravuga ngo ariko se na nyina ntibari bazi ko byaturutse ku Uwiteka kuko yashakaga impamvu ngo Bafilisitiya. Haleluya. Utewe ubwoba n'iki? Utewe ubwoba n'Abafilisitiya mu ruhande rwawe. Uwiteka Imana arimo arabashakira impamvu. Ushobora kubureba ukavuga uti ibintu sinzi uko bizagenda, ntabwo Imana izabura aho inyura. Mu ngumba byari bigoye ko yahanyura ikabona umurengezi. Imana ishimwe. Twagiye tubusoma amagambo menshi hano mu bacamanza, ukuntu Imana yagiye izana abavunyi bakarengera abantu mu buryo butandukanye, ariko aho byari special Imana yerekanye ububasha n'ubushobozi. Cyama wowe uri kunkurikirana ukumva ushobora guca ahantu bakavuga ngo ahantu uciye siho, ariko Uwiteka Imana haleluya afite uburyo yapanze ibi bintu, kandi mu buryo yabiteguye wowe ntiwabyitambikamo, nta murozi wabyitambikamo, nta munyamasengesho wabyitambikamo. Icyo yavuze ngo nibibe bityo biba byarabaye gutya. Imana ishimwe. Nuko kubera ko umugambi w'Imana nta kiburogoya, turayishimiye. Ngo baragenda baramumusabira. Imana ishimwe. Yari yararakajwe cyane nuko bamuhinduriye, bahinduye ubwoko. Mbese wowe udukurikiranye urinde wabasha guhindura ubwoko Imana yashyizeho? Nagira ngo nkugire inama uyu munsi, aho kugira ngo uzasumirwe n'amaboko y'Imana, ahubwo witegure ko Imana idashobora kubura inzira ije gutabara abo yahamagaye. Niyo mpamvu nayo niba nkugira inama wowe mvuga ngo ni ukuri, ibyiza nuko wajya ureba ukamenya ngo ubwoko bwarahamagaye. Aba bana b'Imana bari Abisirayeli bari mu gihugu cya Egiputa, Imana yari yarabatuje ukwabo kandi ari mu gihugu kimwe. Uburyo ibyago byabageragaho bo ntibyigeze bibageraho. No ku munsi umwe Imana yaje gucamo yica imfura z'Abanyegiputa. Abisirayeli bo nta n'imbwa zaba mu gihe.
bivuze ngo aba bana barakundwaga ryari ikosa rero kubahindura. Imana ishimwe. Nari ndimo kandi nawe nguhumuriza wowe waba warahinduwe uko utaruri, aho uri baraguhinduye, baguhindura kandi wari umuntu. Birashoboka ko iminsi yaguhinduye, birashoboka rwose, ariko haracyariho ibyiringiro. Oh haleluya, haracyariho ibyiringiro ko Imana ije kugarura izina ryawe. Haracyariho ibyiringiro ko Imana ije kubaka, Imana ije kongera kubaka ejo hawe hangiritse. Imana ishimwe. Muri yo niho havuga ngo haracyariho ibyiringiro nubwo igiti cyatemwa. Imana ishimwe ngo umunsi cyongeye kumva amazi, ngo nubwo cyatemwa umuzi wacyo ukuma, ngo ukumira mu butaka. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nubwo cyaba cyaratemwa umuzi ukuma, ngo ariko umunsi cyongeye kumva amazi. Birashoboka rero ko kigiye kumva amazi iciye mu ngumba, birashoboka ko kigiye kumva amazi iciye mu bantu batandukanye, ariko ahantu uri ntabwo Imana yakwibagiwe nubwo abantu bakuhinduye. Ahantu uri ntabwo Imana yagutesheje agaciro. Wongera wibuke yuko Imana itajya inzira. Narinde kuguhumuriza nkubwira ngo nukuri nta ntambara zitarangira. Imana ihagurukije umuhozi. Haleluya. Imana ihagurukije umuvunyi ku ruhande rwanyu. Imana ihagurukije umuvunyi. Mugire ibyiringiro kandi mwongere mwizere. Nukuri reka mubwire, iyo hatabaho Imana igireberera abantu bose, hari abantu bari gucecekeshwa bikarangira. Nk'ubu bwoko bitewe nuko bari barahinduwe, birumvikana bageze n'igihe basenga izindi Imana, ariko bibagirwa yuko aya mahanga Imana yari yasigaje ku bushake, bivuga ngo sinshaka ko bazibagirwa izina ryanjye. Aho umuntu ntashobora kureba akabona umuntu yicaye ahantu akavuga ngo uyu muntu reka ngende mukora uko mbyumva bitewe nuko buri Imana yamutaye. Nta gitangaza na Yesu baravuze ngo yakubiswe n'Imana biramuvuma, ariko Yesu yari ari ku mirimo. Haleluya. N'ubu rero nubwo ubona bisa naho bikakaye, nubwo ubona bikomeye, ariko Imana iracyagutekerezaho. Imana iracyafite inzira, ntabwo yabura inzira. Ni ukuvuga ngo kuba yaranyuze mu ngumba byonyine, Bibiliya yonyine ivuga ngo ni ingumba, utekereza ko yabura aho inyurire kugutabara? Ntabwo yahabura. Nukomere, nugubwe neza, Imana iracyafite inzira. Kandi wikwita ngo nuko baguhinduye, yo ubwayo iracyafite ejo hawe hagiye kuza, kandi n'ejo hawe hashize ibintu yagukoreye. Nuvuga ngo humura kandi komera, kuko Imana ntizabura inzira. Dufite ibihamya muri ibyo yaravuze ngo mfite ibimenyetso birenga kimwe binyereka ko Imana izangirira neza. Wenda tugiye kuvuga byinshi ku bijyanye n'abantu batinze kubyara bakabyara, ba Yohana bavutse mu buryo bukomeye, ku buryo bwose Imana ibasha kunyura ahantu yatekereje. Ntabwo turi butinde ku bantu batinze kubyara bakabona abana, kuko Yohana yavutse mu buryo bukomeye, ahubwo turatinda ku kintu cyazanye umuntu mu isi. Kuri misiyo yawe ntuzataha utayirangije. Samusoni yaciye mu bintu bikomeye, aca mu kuvugwa ko yakunze Delila, aca mu kuvugwa ko yagiye mu Bafilisitiya, aca mu kuvugwa ko yanyuze ahatari ngombwa, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko ababyeyi be ntabwo bari bazi ko byaturutse ku Uwiteka, kuko yashakaga impamvu ku Bafilisitiya. Imana ishobora kuba ishaka impamvu ku Bafilisitiya ikakunyuza ahantu utatekerezaga, nawe ubona bigoye, ariko humura, misiyo yawe uzayisohoza. Misiyo yawe yakuzanye, kuko uyu munyamaboko niwe wagushyize muri uyu murimo. Misiyo yawe uzayirangiza. Ntabwo uzayikurwaho nuko wavuzwe nabi, ntuzayikurwaho nuko abarozi bahagurutse, ntuzayikurwaho nuko iminsi yaba, ntuzayikurwaho nuko korona yaje, ntuzayikurwaho nuko inzara yateye. Kitse umutima mu nda, misiyo yawe uraje uyirangize. Imana ntiribura inzira inyuramo kugira ngo urangize misiyo yawe. Ni ukuri nari ndimo mvuga ngo nimugubwe neza mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umukiro. Ikindi gihe wenda tuzongera tuganire, ariko nashakaga guhumuriza wowe n'abanyarwanda bankurikiye, mvuga ngo nimuhumure. Misiyo yabazanye wayibashyizemo ababereye maso. Imana ishimwe. Muzayirangiza. Wihagarika umutima, wihagarika umutima. Nta mpamvu n'imwe yagutera guhagarika umutima. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.
Urakoze neza, Imana iguhe umugisha. Ariko tukiri muri iri jambo, nanjye reka ngire icyo ndivugaho. Ni ijambo rije kutubwira ngo Imana ntijya ibura inzira. Haleluya. Imana ntibura inzira ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Haleluya. Amen. Kandi ikindi kintu twumvishe muri iri jambo nuko hari abantu Imana iba yarashyize ahantu. Hari abantu b'Imana, hari abantu babana n'Imana, hari abantu bahuye n'Imana. Bene aba bantu bakunze guhura n'ibigeragezo biturutse mu bantu Satani aba yahagurukiyemo. Tubagereranye n'abo iyi Bibiliya yise Abafilisitiya. Aba bantu bo ku ruhande rwo kwa Manowa bari ubwoko bw'Imana yari yaratoranije. Yahamagaye Aburahamu aramubwira ngo ndaguhamagaye kugira ngo wowe muri wowe hazavemo. Haleluya. Amen. Muri Aburahamu hazavemo ubwoko bukomeye, ubwoko Imana izajya igenderamo, ubwoko abantu bazajya bareba bakababonamo Imana. Imana ishimwe. Niwe yabwiye Aburahamu ati ngwino nkwereke. Aramusohora ngo amujyana hanze, ngo aramubwira ngo reba hejuru. Ngaramubwira ati mbonye inyenyeri, aramubwira ngo ngaho zibara. Aramubwira ati reka reka ntibishoboka, sinazibara ngo bikunde. Imana iramubwira ngo uko utabasha kuzibara niko utazabasha kubara ubwoko buzava muri wowe. Haleluya. Amen. Iramubwira ngo wabasha kubara umusenyi wo ku nyanja. Aravuga ati ntibishoboka. Nibo bantu bavuyemo aba bantu bubaha Imana mu mahanga yose yo mu isi. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndafashijwe. Imana ishimwe. Ubu bwoko rero muri iyi si buhanganye n'ubundi Satani ajya akoreramo. Birashoboka ko abo bantu Satani akoreramo twanabatanga mu rusengero, kubera ko byanze bikunze Satani azaza hafi y'aho turi, kandi Satani ntazaza ari mu busatani bwe, twamenya ko ari we. Iri jambo rero riravuze ngo Imana ntijya ibura inzira. Hari igihe Satani akwereka ko nta nzira ihari. Niho Imana yiyerekanye ku nyanja itukura. Abisiraheli ngo bahageze ngo basanga nta nzira ihari. Muri kiriya gihe nta bwato bwahabaga, muri kiriya gihe nta ndege zari ziriho, kandi Imana yari yabahagurukije irababwira ngo nimuhaguruke mugende mujye mu gihugu nzabereka, mujye mu gihugu nasezeranyije sogokuruza wanyu Aburahamu, mujye mu gihugu nabateguriye. Ngo barahaguruka, bageze ku nyanja itukura ngo babura inzira. Imana ishimwe. Turacyari ku ijambo rivuga ngo Imana ntijya ibura inzira. Imana ntishobora kubura inzira. Imana ifite amaboko ahagije. Noneho ngo bareba ingabo zari zibari inyuma, ngo babona zifite imbaraga zirihuse. Barebye imbere ngo babura inzira, barebye impande n'impande ngo babona imisozi, ngo batekereza kurira ya misozi, babona ntibari buyirangize batarabamara. Icyakora Imana ishimwe ibana n'abizera. Haleluya. Imana ihimbazwa ibana n'ubwoko bwayo. Ngo Imana ngo Mose arangije atakira Uwiteka, ngo Uwiteka aramubwira ngo niki gitumye ntakira Mose. Mose yari afite impamvu yo gutaka bari babuze inzira, ariko impamvu Imana yarivuze ngo niki gitumye ntakira nuko yari izi ko itajya ibura inzira. Imana ntabwo ijya ibura inzira. Nishaka kuza kwa Julienne ntizabura inzira, nta muntu uzahagarara muri iyi nzira. Haleluya. Nishaka kuza ku buzima bwawe ntizabura inzira, ndabikubwiye. Nubwo umaze igihe kinini ushaka inzira, wareba imbere ukayibura, wareba hirya no hino ukayibura, umaze igihe uyitegereje wibaza ngo izanyura he. Hari abantu bajya bavuga imyaka myinshi ndwaye ubu burwayi. Hari abantu biyakiriye akavuga ngo igifu n'ubundi muri famiye turakirwara, akiyakira igifu kikamurya ku manywa na nijoro, ntamenye ko Imana ifite inzira. Haleluya. Uyu muntu ndamutangariza ngo uburwayi waba ufite ubwo ari bwo bwose. Haleluya. Imana ifite inzira yanyuramo ikagukiza. Hari umuntu ugera akavuga ngo ariko maze igihe ndenganwa. Hari abantu babuze umuntu ubarengera, akabura umuntu umuvuganira, akavuga ngo maze igihe. Reka nkubwire wowe umaze igihe, Imana ishimwe. Imana ntabwo ikanzwe n'igihe umaze. Imana ntireba igihe umaze, si ikibazo ku Mana. Ndetse igihe umaze yishaka ukabona nturi kuyibona si ikibazo. Haleluya. Imana iracyafite inzira. Haleluya. Hari inzira ureba ukabona ikose, Mana uzanyura hehe. Hari abantu bababariye Imana, hari ahantu Imana ibona ukabona ntaho nayo izanyura. Hari abantu bababariye Imana, aravuga ngo Mana nawe rwose ibi bintu ntiwabishobora. Ariko